wavukiye agana hehe uze no kutubwira none uko byagenze ubu ngubu aho navukiye ahantu egera ku kamikoro aho navukiye ahantu hitwa Ishyorongi hano muri Nyarugenge yego niho kavuke yanjye ni naho nashakiye nyuma muri 73 nibwo nimukanye n'umugabo tugibugesera ahitwa ku Kanzenze hara mu murenge wa Ntarama akagari Kanzenze ubwo rero turahabaye tugura n'amasambu hanyuma 9 kaniraba ibaye umugabo arapfa n'abana nari mfite imbyaro 10 hapfuye abana 5 nsigarana abandi 5 yego hanyuma tumaze kugura isambu twayiguze muri za 80 ariko dufite indi twari twubatsemo twari twarafashe ubwo iyo sambu rero 9 kanibaye nza kuza gufungwa mu karengane hanyuma igihe kiragera cye muri 9 kangahe ahari baraza kuza gufungura inzira karengane nafunguwe 2-3 ariko noneho igihe nari mfunze wari ufungiye kibavuga ko wakoze jenoside ya twari dufite umukwe w'umusirikari wari kuvuga Habyarimana natwe bavuga ko turi interahamwe hanyuma ubwo rero 9 bambe 9 kane 2-3 nibwo bamfunguye ariko bakaba barageze igihe cyo kujya baza kubohoza amasambu bande bazaga kubohoza amasambu ndabazi siko ngewe nari muri gereza hazaga abantu bavuye hanze bakabaha amasambu ngewe inzu yanjye rero bayishyizemo umurundi bayihawe nabande ninde yitangaga n'ubuyobozi bw'umurenge wa Ntarama n'akarere ka Bugesera nababwirwa n'iki ko nari muri gereza komeza none ubwo rero nza kubwira umwana amaze kumva ko iyo nzu bayibohoje nza kubwira umwana nti noneho byaga mudukuruye gutyo aho ngaho ni samanye umwana w'imfura yanjye w'umukobwa ndamubwira noneho wowe isambu isigaye genda uyiyandikeho ujye uvuga ko ari iyo waguze nayo batazayitwara nkasigara amaramasa umwana wawe w'umukobwa witwa nde yitwa Dorosera Nyirabagande akora no mu Runana akora ni Dorosera uwo mu Runana Nyirabagande maze hanyuma ayiyandikishaho avuga ngo niye ndafungurwa 2-3 ku mbabazi za nyakubahwa ndagenda ngeze mu rugo aza kuza kumbwira ngo ariko ngo noneho egera yo mikoro cyane kugira ngo noneho ngo isambu ngo wayimaye nkayiyandikishaho ni ngombwa yo kuzafata icyangombwa nta kibazo sinzakuringanya ngo nafashe yayindi rero nabohoje umurundi yavuyemo narayibohoje nyibahamwe 8 bose nabuzukuru mfite narabahaye 8 hanyuma rero iyo ngiyo ayiyandikishaho aza kuza gufata icyangombwa akiyandikishaho ariko si nkamubwira ese ko wakiyandikishijeho nyine uyu Dorosera uyu mukobwa wawe wo mu Runana niwakiyandikishije maze noneho abana bawe wari warabahaye imigabane byaremeze biti nari narabahaye imigabane bose nawe naramuhaye hanyuma rero ubwo nkamubwira aho twicaye tukaganira ariko se ubu ko naguhaye hari ahantu ngo haragire ureba uko byari bimeze aho ntuzavaho ushaka kunega abandi atoya ntago narya abavandimwe yego nza no kumugororera ku buryo ari we warungize ari wuntunze nari mfite inzu muri Kicukiro Gahanga umuvandimwe yampaye ikibanza ndacyubaka nza kubwira abaturage n'abari umunabe aha hantu iyi nzu ndayimuhaye kamuka mvuye ejo nkapfa ejo bundi nkava mu mubiri
izabiye Nyirabagande Dorosera. Nyirabagande Dorosera. Ubwo rero none haza kumbwira ati noneho ngwino tugende ejo barumuna banjye batazatera amahane tujye kuyikorera mitansiyo. Namuhaye mitansiyo y'iyo nzu. Iyo nzu ya Kicukiro. Ariko uzayitwara ntakiriho. Ubwo rero twanabaye aho ndanorora n'inka akaba ari uzigera akaba ari ugurisha. Mbese aho nararantunga. Muri corona nza kurwara nuko ndukundi jyenyine mu nzu jyenyine. Ndwaye muri corona biba ngombwa yo kugira ngo bamuhamagare baramuhamagara. Araza aranjyana aramvuza nkiza ati ntabwo wazongera gusubira muri iyo nzu ya wenyine kandi nta wundi urushya ni njyewe urushya reka tubane. Twaricaye koko turabana mbese hafi umwaka compresseur compacteur abatekereje hari uburyo yagiyo mitungo. Ubwo rero yaramfasha aranyirukana. Nyirabagande umukobwa wawe. Aranyirukana. Anyirukanye ndamubwira noneho reka nsubire muri ya nzu yanjye Gahanga. Avuga ati nutega moto ndatega imodoka. Nutega imodoka ndatega moto ariko ningusangayo turababangaye. Arinde ari uwo nguwo nyine Dorosera Nyirabagande. Ubwo rero umwana murumuna we yanyirukanye turi kumwe aramubwira ati noneho ntabwo byaba ngombwa kugira ngo mama ahaguruke yangare. Uramubuza no gusubira mu nzu. Yego ikibazo maginga yangaya cyakuzanye hano uno cyakana no kujya twinjira. Ngewe ikintu cyanzanye urabona ko nirutse hose. None ubutaka buri hehe? Buri muri Bugesera Inarama. None ubuyobozi bw'umurenge wa Narama bwagufashije ikibazo bw'akarere ka Bugesera bwagufashije iki? Ntabe no kugira bati twanahagera tukareba niyo sambu kwimeza cyangwa tukahakorera iperereza nibuze tukumva nyiri iyo sambu ntacyo bamfashijeho. Kandi ndasaba karenganurwe ko kurenganurwa. Ese nk'ubu ndi mu kirambi cy'umukwe. Ubahe? Mu karere ka Kamonyi mu kirambi cy'umukwe. Ubana n'umukwe wawe? Umukwe mu kirambi. Uba Kamonyi hagana hehe? Ahitwa Ikigesi. Hano muri Rugarika. Muri Rugarika. Niho mba. None se uyu mukobwa Dorosera y'umuhamagaye mujya muvugana nibura? Ntabwo akunda ko tuvugana. Nanagiyeyo njya kumugisha inama y'ukuntu mvuye kubohoza icyangombwa cye kuri gitifu w'Igahanga ku murenge. Ngiye kumubwira ko nanakizanye ngo tujye inama yacyo. Arankubita. Yaragukubise? Arankubita pe arakingura mfata akaboko aranzunguza akingura porotaye amfasha arajugunya inyuma ya porotaye. Ntabwo ngerayo. Bukeye umwana we nareze akora n'ubukwe. Akoze ubukwe bwo kurongora. Aravuga ngo ngewe sinzamugerere mu bukwe bw'umwana we. Ku buryo ubwo bukwe bw'umwana we umwana nawe yaravuze ati ntabwo nyogokuru wandeze nakora ubukwe adahari nanjye nabureka. Natashye ubwo bukwe ku mpamvu z'agahato z'umwana we. Hanyuma ubukwe burangiye babukoreye niba ngo ari muri Forosiyo. Babukoreye muri Forosiyo. Muri Forosiyo? Higira hino ngo babukoragana he? Muri Forosiyo. Muri Forosiyo? Yego komeza nta kibazo. Barangije kubukora ngo ngewe naratashye sinageze iwe. None ubundi mu kirambi cy'umukwe. Ni izihe nzego wagiyemo? Nagiye ku murenge nabanje kujya kwa gitifu w'akagari. Yanga kumwitaba. Gitifu w'akagari aramfata anshyira mu bunzi. Yanga kubitaba. None buno nagiye muri haguruka nagiye kuri Mana. Muri haguruka bagufashije iki? Baramuhamagaye yanga kwitaba. Noneho njya kumuvunyi. Umuvunyi nawe
anjyana ku murenge naho yanze kuyitaba aho mafite ibaruwa yaho umurenge unyohereza ku karere naho bansubiza kuri maje baje iravuga ngo ninjye mu rukiko ese uko mundebeye ko nta bushobozi mfite bwo kujya mu rukiko ko nta mwavuka nabona kandi ikindi cya kabiri kudiriringa mu rukiko atanitaba urifuza ahantu ho kuba ubwo ndifuza ahantu ho kuba yampaye imingoti ibiri muri iyo sambu yanjye sinamutera amahane turahandika n'inzandiko ziri aho ngaho abagabo barasinya baranahapima ni PS niba ari PS ndayifite PS gira imbere kuri mikoro PS nayo ndayifite bahapimye ubwo ari GPS ushaka kuvuga noneho barangije ubwo mbona umukiriya mbonye umukiriya ndavuga sinshoboye kubaka reka mpagurishe noneho ngura inzu yo kubamo n'inzu nari ndayiterese maze kumva abakiriya ubwo mubwiye wampaye icyangombwa cyaho nkahagurisha nkabona udufaranga nkigurira akazu nkabamo nkabona n'ikintu yahise ahanyabura arahanyabura n'impapuro yanyagiyeho ngo umwavuka we ngo niwe wanyaze hamwe na Nyirabaganda reka tubanze tujye mu mabaruwa y'umukecuru gatoya Magnifique mugumisha kuri YouTube channel nta kibazo bari gugumishaho kugira ngo ariko abantu bari kuri YouTube channel muri kwandika ubutumwa mwandika ubutumwa bujyanye n'ikibazo cy'uyu mukecuru Nyirabarera Ansira uvuga ko umwana w'umukobwa witwa Nyirabagande Dorosera wo mu Runana yamunyeze imitungo yiwe none umukecuru ngo akaba adafite naho kuba maginga yangaya no kwiyahura byarananiye oya wikiyahura humura oya wikiyahura aha Nyirabarera Ansira akarere ka Bugesera umurenge wa Ntarama kagari ka Kanzenze umudugudu wa Kabeza nimero y'irangamuntu iyi ngiyi telefone ze ziriya ku itariki enye z'ukwezi kwa cyenda 2023 nyakubahwa umuyobozi nshingwabikorwa w'umurenge wa Ntarama impamvu gusaba ubuvugizi nyakubahwa umunyamabanga nshingwabikorwa mbandikiye ibaruwa ngo mbasabe kurenganurwa mu kibazo mfitanye n'umwana wanjye ari we Nyirabagande Dorosera kuko yanyaze imitungo yanjye yose abana banje bose nabahaye iminani nawe ndamuha nyuma muha n'inzu nari ntuyemo ariko mubwira ko aza yegukana ari uko napfuye nyuma nawe aza kuma ubutaka nzajya mpingamo buherereye mu karere ka Bugesera ariko ubwo butaka ninjye wari warabumuragije naje kurwara anjyana iwe arandwaza anca inyuma aragurisha yanzu atamenyesheje n'ubutaka arabutwara ahita anyirukana iwe ubu simfite aho kuba mfite imyaka 89 no kurya nibinyoroheye kandi nari mfite umutungo wanjye mu by'ukuri iki kibazo kimaze igihe kinini nyeneye ubufasha no kurenganurwa kuko inama y'umuryango yarateranye babyigaho nibyagira icyo bitanga ndetse n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze inyandiko igaragaza ko ubwo butaka nabwambuwe zirahari inyandiko Nyirabaganda Dorosera yanditse ama ubutaka inyandiko y'inama y'umuryango n'imyanzuro yazo nyakubahwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ntarama mbasabye ngo mumfashe mu ndenganure mbashe kubona amasaziro yanjye mbaye mbashimiye uburyo mu byakiriye murakoze Nyirabarera Ansel Repubulika y'u Rwanda intara y'Iburasirazuba akarere ka Bugesera umurenge wa Ntarama ku itariki 20 z'ukwezi kwa 10 2023 Madame Nyirabarera Ansira impamvu gusubiza ibaruwa yawe Madame shingiye ku ibaruwa yawe yo ku itariki enye z'ukwezi kwa 9 2023 niyo tumaze kubasomera iyi ni ubuyobozi bw'umurenge wa Ntarama wanyandikiye yasabaga ubuvugizi aho ugaragaza ko ufitanye ibibazo n'umwana wawe witwa Nyirabagande Dorosera wakunyaze imitungo yawe twagerageje kenshi kumuhamagara kuri telefone
yanga kuza ku murenge ngo tubiganireho. Ubwa mbere yatubwiye ko afite ikiraka cy'akazi kitatuma abona umwanya ko azareba ko yaza ku itariki 15 z'ukwa 10 2023 kwa 18 z'ukwa 10 2023 mwaje ku biro by'umurenge wa Ntarama kwibutsa twongera kumuhamagara kuri telefone ye nimero iyi ngiyi, nabwo atubwira ko nta mpamvu imuzana mu murenge wa Ntarama kuko icyo kibazo afitanye n'umubyeyi we kiri mu nkiko, bityo twategereza imyanzuro izatangwa n'inkiko. Nshingiye kuri ibyo ndakugira inama zikurikira: rimwe, gutambamira imitungo yose yakunyaze kugira ngo yo gukomeza kugurishwa; kabiri, kugana inzira z'ubutabera kugira ngo inkiko zizabifateho icyemezo hisunzwe amategeko. Mugira amahoro rwa Patrick, umunyagatshingabikorwa w'umurenge wa Ntarama. Bimenyesheje umuyobozi w'akarere ka Bugesera, umuyobozi w'inama njyanama y'umurenge wa Ntarama. Okay, Mucyecu, mwagiye mu nkiko? Ntabwo twagiyeyo. Ibyo mbwira ni ukuri? Ni ukuri kw'Imana ndabirahiye. Agiyeyo na gitifu uwo nguwo w'igahanga. Niwe baburanye ngo yaramfashije nyine atugira inama ati nimujye mu nama y'umurenge asigarana icyangombwa cyo. Ubwo byabaye ngombwa yaramureze ngo yakoze ku cyangombwa, kandi icyangombwa aragifite. Girabaganda aragifite. None yareze gitifu. Izo nkiko rero nize na gitifu baranaziburanye. Ntabwo ngewe namurezeyo, ntabwo yandezeyo. Sinibaza rero igituma avuga ko mfitanye nawe inkiko. Nawe mwamubaza ukuntu twareganye. Mumumbarize ukuntu ngewe ndi mu rukiko cyangwa wariyo. Icyo wifuza buriya butaka bw'igahanga bwo nta inzu warayimuhaye? Narayimuhaye rwose. Icyo wifuza ni hehe? Ndifuza iyo sambu y'Ibugesera ku buryo yayinsubiza, cyangwa se niba atayinshubije ngewe ntamubereye umubyeyi mubi, wenda nsubize nako ngako yari yamaye, ariko mbonaho ko. Reka turebe ku murongo wacu wa telefone. Byaba ari ikibazo nimba? Okay, katurebe ko tubona Nyirabagande Dorosera. Turi kumushaka ku murongo wacu wa telefone kugira ngo atubwire iki kibazo cy'umubyeyi wiwe bimeze. None se kumuvunyi ko wagiyeyo, umuvunyi yagufashije iki? Umuvunyi yamfashije yanjyanye aho ku murenge. Nyuma yaho nsubiyeyo arambwira tuzazana abana bose bateranira aha tubiganirireho. Hanyuma nza kumuhamagara abana nabakoranyije ngo tujyeyo. Umuvunyi aransubiza ngo yaramurahiye ngo ntazajyayo, ngo umunyamategeko yaramubujije. Umunyamategeko wande? Ngo wa Dorosera. Ngo yaramubujije. Alo? Nyirabagande, mwaramutse neza? Mwaramutse. N'amahoro? Yego. Yego. Njye nitwa Mr. Tonto. Ndi umunyamakuru hano kuri Radio Fine FM. Nkora ikiganiro cyitwa Biravugwa, ni ikiganiro kigamije kurwanya ruswa n'akarengane ndetse n'uruhare rw'umuturage n'umuyobozi mu kubaka u Rwanda rubereye abarutuye. Nyirabagande Dorosera, urazwi mu runana nk'umuntu w'umusitari, ariko hari andi makuru cyangwa se biravugwa ko waba waranyeze ubutaka umubyeyi wawe witwa Nyirabarera Ansira. Byaba ari byo? Umva nta mwanya mfite ndi kwa muganga. Uvuze? Amabara gatone kwa ni gutyo mwese ababwira. Nawe ubireba waduteze amatwi ndi kukubaza umubyeyi we tubwire kwanza.
mu rwego rw'umuvunyi n'ufite nakubwiye yego ndarwaye ndi kwa muganga nyine nari nkubajije ikibazo cy'umubyeyi nta mwanya mfite ndi kwa muganga wanyorohera nta mwanya ufite wo gukemura ikibazo cy'umubyeyi wawe okay reka tujya mu muvunyi gatoya mbere ako reka banze mbaze ku rwego rw'umuvunyi Mablen ufite dosiye yawe niba ariko yitwa se ndabizi ntiwumva nuko abaho nuko yibereyeho naho wabibona kandi ubwo no kwa muganga ntariyo nubwo ngubwo akubwira ngo ari mu biraka ntabaye hari mbambaza bene wabo bakorana bakambwira bati reka da magnifique komeza uwo mukecuru bari mugumishaho twe nta kibazo kuri tubica nongere kungarura wowe witonze gatoya nese mukecuru umvinanga mukecuru hari ikintu nshaka kubaza nyine ubundi ubona ikibazo ubundi aho kiri ni hehe ikibazo ngewe ndiba none se iyo uhamagaye inama y'umuryango yo bigenda bite inama y'umuryango atayumva urumva arabayobera muri abantu b'abayobozi umuryango se wamutunguka imbere nta nubwo ashaka kuwubona ahubwo arajya kuvuga akanavuga ngo abo bana bari umunabe ngo nibo banyoshya kujya kuryama se mu kirambi cy'umukwe kubwira amakuru dukorana namo ubu sindiho ubu urebye ukuntu umeze reba ukuntu umeze rimwe ku munsi wenda nabwo cyangwa se nabwo ntibinaboneke reka turebe none se ubuyobozi bwa Ntarama iyo bugushakira nibura ahantu ho kuba sibyo ndabizi ndabategeka ko nawe yanyohereje ku karere akarere rwose umuyobozi w'akarere yamfasha akabikomeza umuyobozi w'akarere ka Bugesera Mutabazi ati ngwino ndamuzi se ati ngwino nkwereke aho egera ku kamiko umumaje nawe ati nakohereje mu rukiko nibyo natanye nta bindi reka turebe ko ku murongo wacu wa telefone tubona umuryango nshingwabikorwa w'umurenge wa Ntarama n'uwamugira Marthe ariko nimba Bugesera none se uyu executive rwa Sir Patrick akiyobora Ntarama se nukuri nawe yarayobewe ariko sinamurenga reka ntacyo turebe ko tubona umuryango nshingwabikorwa amushyashya w'akarere w'umurenge wa Ntarama muri Bugesera ariko se barampa oyo ubwo bagomba kugushakira ahantu nibura aho kuba ndibanshakire mu isambu yanjye bagushakira mu isambu yawe none se ubukoko reka turebe apfe kumpa iyo mingoti ibiri basi ndayemera wenda bakubakiremo cyangwa se wenda nyigurishe ngura inzu ariko abantu bo muri Ntarama mudufashe kugira ngo iki kibazo cy'uyu mubyeyi alo exactly mwaramutse neza yego ni Mr. Tonto muvugana hano kuri Fine FM yego ni umuryango nshingwabikorwa w'umurenge wa Ntarama yego wari uri mu nama gato kuri Webex birumvikana of course ariko muratwihangana gato ni ikibazo gato dushaka kugira tubabaze mwanyihanganira nanjye kuko inama ya meya ntago nayirogoye okay reka tuzamuvugisha ejo mwiyorere nta kibazo ngari mu nama gatoya nukuri umva nyakubahwa mwana wanjye nukuri sinduhanye ngo ndushye leta ndushyiki mfite imitungo ese ko yamaye iyo mingoti ibiri ireba aho ngaho yayimpaye ikamfasha sinjye kwanduranya ngo ndasaba inzu ndavuna abantu ndagira ibiki mfite imitungo iyi baruwa ninde wayanditse iyihe iyi ngiyi sindebe uyu mwavuka ni uwande uwo mwavuka n'uwo nari ninginze nyine uwo mu rugo ansanga mu rugo aramfasha tuhagarika aho ngaho nyine mvuga ngo aho yampaye nawe nubwo ahanyaze ntagire icyaha akorera bitarasobanuka
numubona nk'umwana nkawe nk'uko uzi ikintu kigiye kugufasha kubera yuko muri Ntarama niba turi gufata telefone n'umukozi w'umuvuyi wo ku rwego rw'umuvuyi ufite dosiye yawe no muri haguruka ngo wagiye muri bagira ikintu bagufasha ntacyo ko yanga kubitaba se wowe n'ubyiboneye yego aha bafashe umuntu wavuga reka mwereke rero ufite telefone ndayifite iba muri mobile money ibamo ibamo reba dore ikintu wongeye kugufasha ngiye kuvugana abadukurikiye cyangwa se abaduteze amatwi ntacyo sibyo buri wese katubanza ariko tuzana abantu ku mirongo yacu ya telefone kugira ngo twumve nabo icyo babivugaho noneho tubone no kureba uburyo bundi turi bugufasha mu bundi buryo niba uba ushatse ahantu uri kuba noneho ngewe muri iki cyumweru urumva meya Mutabazi Richard nawe ari mu nama turebe uburyo twavugana n'ubuyobozi bwa Ntarama bashaka aho uba bagushakira uburyo aho ahantu waba uba sibyo ukava ku mukwe sibyo byiza murakoze cyane yego twakira abantu ku mirongo yacu ya telefone twumve Fine FM alo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amakuru Mr. Toto. Namahoro ndashimye mana. Na Abdul ndi ku muyombo nk'ibisanzwe nsohoreza uwo mubyeyi. Mukecuru bari kugusohoza. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam mama. Mr. Toto nukure aho nicaye agahinda kanyishe nimbi kubwira ubyumve kumva umuntu w'umubyeyi gutyo yandagara afite uwakamurengeye. Akaba ari mu bakwe ni n'umusitari uzwi ariko none hagiye kuba umusitari no mu bintu bitanumvikana n'ukuri kw'Imana uwo mubyeyi nibamufashe agahinda kanyishe Mr. Toto agahinda kanyishe ashyireho nimero tumufashe mu bushobozi uko dufite rwose ni n'umwisilamu ni n'umusilamu dorose rero n'umusilamu umusilamu nanjye ndiwe nawe uri umusilamu nawe yangizeho amaze kungira we aranyiba uwo mubyeyi naduhe nimero tumufashe uko dufite kose buri muntu niyo cyaba ari igiceri nigishaka kiba igiceri cy'ijana icyo nshaka urumva ni ukuri kose Mr. Toto duhe nimero ye pe reka nimero ye turaje turayibabwira ni ukuri birababaje ubuyobozi abayobozi nk'aba bariho bakora iki koko bariho bakora iki cyecu imyaka 89 kuba afite abana bakamurengeye bakamusazishije yabakikirijeho imitungo yabarihira amashuri none bamaze kugafatisha batangiye kumuteragana birababaje Mr. Toto ibi bintu bikwiye guhinduka urakoze cyane Abdul reka tubanze tubwire abantu nimero urayizi mu mutwe mukecuru oya da yo ntago uyizi nta nubwo nzi no kuyihamagara uretse yarara Magnifi waje ukaduturakingira nimero yiwe kugira ngo ako turebere nimero yiwe iri muri mobile money ntacyo kambanze nakire n'uyu nguyu hello Fine FM Mr. Toto mwaramutse mwiriwe nanone mwamuraho neza yego ni mugwaneza Samuel Rurindo Bubanza aha ikigaragara cyo Dorose yarenganyije mama we cyangwa se uwo mukecuru kuko kimwe mu bimenyetso bihamya ko yamurenganyije nuko atarimo no kubasha kwemera kuvugana namwe ngo wenda avuga ati nubwo byagenze gutyo mama wenda yambereye umubyeyi gito uko birashoboka ko hari igihe umubyeyi yabera abana gito cyangwa abantu bakanamubera babi nabo ubwabo yego ariko iyo umuntu atemera kugira ibyo asobanura ku byo abazwa cyangwa ku byo yagirizwa biba bigaragara ko ari umunyamafuti n'umunyamakosa aha none rero mwebwe nk'abakunzi babiravugwa noneho rero mu murongo w'ibyo turi gahunda ihari nyine ni ukugenda tumuremera ku bufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi nk'uko bamwe na bamwe bambanjirije bagiye babivugaho ubushobozi buri muntu afite ariko nanone ukatuvugishiriza meya w'ako karere Richard Mutabazi tugafatikanya nabo nk'umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri ako karere tukabasha kubonera umukecuru ahantu yaba mwuka byarama urakoze cyane sawa alo Fine FM Magnifique bayituzaniye eka iyo nimero n'abadukurikiye kuri YouTube channel tugahita tunayishyira Magnifique tuyishyira kuri YouTube channel wayisizeho alo
w'imwaramutse neza baramutse neza Mr. Tonto yego nitwa Nyirimanzi Nosamerere mu karere ka Gatsibo umurenge wa Gasange yego nokuri mbashije kumirwa ni ukubera iki abantu basobanutse nibo basigaye bakora ibintu nk'ibyo by'ubuhemu uwo mubyeyi uzwi no muri tiyateri ujya ushimisha abanyarwanda niwe urimo urahemukira umubyeyi ukuze gutyo ikibazo gikomeye cyane ni ukuri nimumufashe muze gutanga izo nomero buri wese uko ashoboye aze kugira icyo amushyiriraho ndabona haba ntabwo bikwiriye yuko umukecuru w'imyaka za 80 aba ku mutwe twayizanye ariko kuri tubicana magnifique kuri tubicana ntabwo iriho nimero iriho so reka tuyibabwire noneho ariko ntabwo ndi kuyibona neza ntabwo bari kuyinzanira nimero yewe uwo mukecuru muri kumubona hano kuri tubicana ni 07 2 4 6 8 10 ni 07 87 23 28 07 80 87 23 28 ibaruye ku mazina yawe Ansira Nyirabarera nibaruyeho okay ubwo rero n'abatari kutwumva cyangwa se abari kutundira kuri FM ndayibasubiriramo nimero y'umukecuru kugira mureke dufatanye mwabavandimwe mwenshiti bakuze babiravugwa Nyirabarera Ansira nk'umukecuru dufite ahangaha uvuga yuko umwana we witwa Nyirabagande Dorosera umuzi mu runana ngo yamunyaze imitungo ye nkuko bivugwa heriya mu Bugesera mu murenge wa Ntarama niho imitungo ye iherereye none umukecuru ati ngewe nsigaye mba ku mukwe cyacu imyaka 49 cyazo gikomeye cyane nadagarayo areba amakoro nkora ibaze kubona umukwe abona amakoro nkora ndatambuka ubukari bukanyanyagira arareba ndakorora ubusuzi bugahita rumva ko murumva ibyo bintu binyoroheye koko ntago bikoroheye kuri mobile money mukecuru yo mukomeze mumufashe kuri tubicano reka gatoya turaje kuri tubicano n'uwo muri kubona ala fine fam naramutse neza naramutse Mr. Tonto muraho sawa neza ndashimiye Felicien hano mu murenge wa Cyarama uwo mukecuru rwose yarenganye pe muramufasha iki nimero nayibabwiye bari kumbwira ni nimero ye nayibabwiye mugera waba ufite 100 waba ufite 500 waba ufite 200 uko byabimeze kose mu mbabare tumufashe turebe uburyo nibura yabanza akabona nibura akaba avuye ku mukwe akabanza akajyana agakodesha inzu sibyo mukecuru ugenda ukodesha inzu ukava ku mukwe ukashaka ahantu nibura wakodesha niyo waba ukodesha ari muri Rugarika hari ariko hafi aho ngaho sibyo ukaba ufite nibura ukanarya sibyo rero twayumvishe turaretse ko tubigena aho muri biravugwa groupe ya biravugwa mwiriwe neza Neriya mu Ruhango Nzambe yago Eliya uwo mukecuru yararenganye rwose ariko atubwiye na nimero tumufashe ariko magnifique nimero bari kuyitwaka yiduye ku rupapuro n'ikaramu kubera ko ndara n'abantu muri groupe ya biravugwa nabo bari kwaka nimero yiwe yaduhe nimero ze ntihagira umuntu uyihamagara nimero ye ntihagira umuntu uyihamagara okay sawa umunsi mwiza yego aha magnifique yayituzaniye nimero yiwe bari kuyihamagara oya bihamagara mwimuhamagara kugira ngo bitworohere cyane abo muri groupe ya biravugwa mwese murabizi ukuntu duhita dufasha bagenzi bacu ni 0780 87 28 mwihamagara iyi nimero ntago mwimuhamagara mukecuru bihorere oye wizimya bihorere yikumisha nta kibazo iyo ikugurutyo nta kibazo nagira umuntu yamagara so abo muri groupe
ba admin groupe biravugwa aba admin ndetse n'abakunzi ba biravugwa bari bambwiye ngo mbahe nimero yawe so nimero mwayibonye abo muri groupe ubwo rero n'undi wese utayibonye kujya kari 07 80 87 23 28 katwakira n'abantu kuri telefone Fine FM alo Hello Mr. Tonto muraho neza muraho ni Denise Bugesera Gasora yego Denise uwo mukecuru yararenganye rwose abanyarwanda ikibazo bakigira icyabo turamufasha cyane ariko abone nibura aho kuba ave ku mukwe kubana n'umukwe ntago ari byiza n'ukwe cyane sibyo ko n'uyu mukwe nawe turamumushimira cyane ariko nave ku mukwe oya n'umunyarwanda rwose mu muco wa kinyarwanda ntago kubana n'abakwe bibaho tugomba turakora ibishoboka byose yego okay kuri YouTube channel hari maze kugeraho abantu 100 mbega ubutumwa burenga 100 Mr. Tonto ubwo se uwo mukecuru ko mubona ashaje yakibana koko urumva nubwo yabona aho kuba akeneye n'uwo babana mukecuru ubundi wa mugani bizagenda biti ubundi kugufasha bwo bari gufasha kandi n'ubu bari kubikora uraza kubigenza gute ubwo naza kuza gushaka bugufi yaho ngaho nashaka bugufi yaho ndi akanda nubwo kiga ariko kajya kaza kakamfasha kakakuvomera amazi ndi bugufi yaho uraguma hari muri Kamonyi ugume hari Kamonyi none se handi najya niho inzu zaho ntago ziba zihenze siranahenda cyane nagira ikibazo byo ngibyo ati Mr. Tonto ubwo se uwo mukecuru ubutumwa bwo kuri YouTube channel ni bwinshi cyane reka twakire n'abandi kuri telefone alo Fine FM halo 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 Fine FM alo Mr. Tonto muraho neza amakuru ni neza nuko umukecuru asobaje pe tukwiye kumufasha nk'abanyarwanda bose kandi babyitaho nk'ibyabo ubwo ni kavukiye mu rugogo turabukunda rwose turamufasha uko bishoboka bwose urakoze cyane halo Fine FM mukomere cyane Mr. Tonto muraho neza ewa umukecuru ababaje cyane kabisa ewa no kumufasha uko umuntu ashoboye mu bubasha bwe akahaba ariko ikibazo cye kigakurikiranwa uwo mudamu ni umudamu bito cyane ni uwo mudamu ni mubi cyane uwo yahemukiye mama we yakoze igikorwa kitari cyiza cyane kabisa none se kabana kuri iki gihe noneho batakimenya ngo uyu ni umubyeyi ega niyo yaguhemukira wagira impuhwe z'uko yakureza akagushyira kuri iyi sakuza cyane amezi 9 mu nda agutwite biba bikaze cyane ntago yakasabye kumwitura ivyo ngivyo halo Fine FM ala so bongeye baratubaza ngo mutubwire ya nimero ni 0 rwose abantu bari guhamagara ino nimero y'uyu mubyeyi muhamagara twababwiye ngo ikisha wakora ni kimwe cyonyine nkuko byaba kuri ngewe cyangwa bikaba ku wundi cyangwa bikaba ku wundi yaba igiceri cy'ijana wo mukandira kanyenyeri kuri nimero ye nakubwiye 07 gufasha mukecuru ansira yego nimero ye twakujya ka ari 07 80 no kuri tubico no muri kwibonaho 87 23 28 aha mukecuru ubundi wagiye kumukwe ryari ego uyu mwaka ugiye kuba wa kabiri mwaka kabiri ko nagiye nkomeza kwinginga si uwo nguwo nkomeza kumunyuraho mvuga ngo reka mworoke ndebe ko yagira icyo yiyungura akagira ubwenge reka da haranga biranga nawe urabona aho nazengurutse hose uko nabigenje none se ubundi
ujya ubasha kuvugana nibura ajya guhamagara ego amamagara niyo yakumva ijwi ryanjye hari yantaba reka da aha none se nta wundi usigaranye abana bangahe ni abakobwa abandi n'akahungu kamwe ka bucura nako karangara karikodeshereza ntabwo agira aho atuye nawe ubwo se yakubaka ahandi none se ikindi kintu nshaka kukubaza hano kuri uyu mukwe wawe uba nta kibazo mama ufitanye iyo uri kubaka umukwe ikibazo ni icyo nyine ntabwo ntuka nta nyishushana nawe yarumiwe none se mu muryango mu bana bawe ntawe ubasha kuvugana nibura na Dorosera reka da bose ngo ni abarozi baramuroga kandi baranyoshye nta wavugana nawe nuba ngo nta muntu nta nshuti ni ahubwo aranavuga ngo njyewe mbabonye bananabica ngo wanababonye yabahitana afite umugabo ze ntawe afite nta mugabo agira ntawe yarabyaye ariko afite abana 4 none se wigeze usaba nibura ubuyobozi bw'umurenge wa Ntarama nibura ko bwagushaka ahantu uba oya nagiye mbasaba uburenganure bwo kumfasha ubwo surumva ngewe ntabwo saba inzu kandi mfite imitungo none se ufite amakuru neza ko iyi mitungo igihe haratayigurishije yarayigurishije n'inzu yarayigurishije miliyoni 10 nizo nabashije kumenya ibi byavuye mu masambu rero simbizi kuko ngewe aho yari yamaye bampaga miliyoni 20 bagwaga miliyoni 20 bamaga 20 ahari nicyo cyamuriye aho ngaho muri Ntarama aho yari yamaye iyo mingoti umukiriye yari yabonetse ntangiye kumusaba icyangombwa abarakinyime ngo mfata ayo mafaranga ngura inzu nari nanayiterese nari ndaterese inzu ya miliyoni 12 ko bambwiraga bati tuhi icyangombwa n'ubu tukwishyura yego nteretse inzu ya miliyoni 12 ngiye gufata amafaranga yimana icyangombwa ahita yisubiza aha ubu butaka ntabwo yabugurishije muri Ntarama yarabugurishije bwose wese atuye he atuye rwa Rutabura Nyamirambo abarwa Rutabura Nyamirambo nuko ngo imitungo yose yarayigurishije rwose nawe arabyivugira n'uwo muyobozi w'Intarama oya umuntu za gitifuse umuvunyi Aimable uyu nguyu uyu mukozi mubajije aravuga ngo naraharangije nyine yagiye kugurisha bwa mbere na mbere aheraho yari yamaye abandi bana bawe bo babahera babana bari ku bagabo babo babiri bari mu Mutara undi ni uwo nguwo ndiho muri Kigese undi ni we nako gahungu rero kabucuraka bangara kakodesha yego abandi ntabuzukuru bari muri Gahanga none se muri haguruka bo bagufashije iki nukuri ntacyo baragize baramuhamagaye biba nk'ibyo byawe bibaye nk'ibyo byawe baravuga bati noneho mukecuru reka tukorohereze tugushyire ku Kamonyi aba ariho uzajya udiriringa ngeze ku Kamonyi ari bande ari haguruka yandikiye umumaje wo ku Kamonyi ngeze ku Kamonyi bati no kujya mu rukiko ndababwira ngewe mu rukiko uko mundeba ntago nashobora kudiriringa nawe mu rukiko kandi adashobora no kujya yitaba ubwo rero ndabirekera ubwo nibwo nibutse rero kongera kuvuga ariko se ndarekeye ubu nzafatwa he nzabaye
apfe intumbi yanjye izasohoke mu kirambi cy'umukwe koko nibwo natagiye kwiruka gutyo nindakubye nguze hano nindakohereje nuko twumvise kuri radio uko uvuga maze nibwo dufashe inomero bavuga ngo noneho reka mwisunge wenda yanyegereza no mukuru w'igihugu nyakubyara nyaguheka ko atabara imbabare egera mikoro nzi ko nyakubyara nyaguheka atabara imbabare wenda mwamungezaho akamfasha wenda we ntiyamunanira nuko nakumenya turareba icyo ngicyo cyo cyifuzo turi burebe sibyo murakoze cyane ndabashimiye hari nimero z'umuntu waho turi buguye Imana umugisha ahaye impundu mbasabiye umugisha kuri Nyagasani Imana azaba ari ikomeza kubaha umutima we ubu sumugezeho mugahura wamusabiye nta musaba ubufasha bwo kumfasha nyine wenda we yamwumva akampahomba nshaka amasaziro nta kindi nshaka yego reka twakira abantu ku mirongo wacu wa telefone alo Fayina FM assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nitwa Zahara ndi Nyakariro yego Zahara uwo mukecuru yarenganye kabisa mu meza nimero nanjye ntabwo nazumvise neza ngira isomo nimero ntabwo wazumvishe Zahara reka va ku murongo gato wa telefone kugira tuzikubwire nta kibazo assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi aha nimero z'uyu mubyeyi ni 07 zo gufasha mukecuru Ansira ni nimero yiwe imubaruyeho mu mazina yiwe yitwa Ansira Nyirabarera Ansira ni 07 80 87 23 28 ni 07 80 87 ubwo ni 07 cyarekanye navuga umwe 07 8 0 8 7 kabiri gatatu kabiri 8 0 ngiye gutangira 0 7 8 0 8 7 kabiri gatatu kabiri 8 so Fayina FM ala Hello Mr. Tato muraho neza yitwa Sebastian ndagukunda cyane buri gihe ndagukurikira uwo mukecuru arambabaje cyane nuko utari kuri tuducana ngo umurebe arashaje cyane no wikene ariko bizagerwaho natwe tugure fani nini Toto ndagukunda erere Kimirongo Imana ikomeze ufashe uwo mubyeyi ni ukuri turareta umufashe uko dushoboye pe urakoze cyane turacyari kumwe na Kenkayire Good Services Limited kwa Engineer Simeo aho bakubwira ko bagufitiye ibikoresho bijyanye n'ubwubatsi nkenerwa icyari cyo cyose muri Kenkayire Good Services Limited bagufitiye ibikoresho mu ikoranabuhanga harimo amamilitimeter amoko atandukanye damp life zigezweho total station na GPS zibikora neza cyane rwose muri Kenkayire Good Services Limited kuri tubicano muri kubibona neza cyane inkweto nziza zigezweho z'ubwubatsi ureba inzego rwa rwego bakoresha reba amakaro ahari reba kuri tubicano mwafika kubikora neza cyane amakaro amatara yo muri saro ayo mu madushe amatuwarete ngo buri kimwe cyose ni muri Kenkayire Good Services Limited hara kwa Engineer Simeo mu mujyi wa Kigali uribaza ngo aherereye cyangwa se ushaka kuhajya reba uburoso bwiza reba imyenda imyenda myiza cyane ya indi bambara kabisa amajire uri kuyabona neza cyane kuri tubicana Kenkayire Good Services Limited rero kwa Engineer Simeo baherera mu mujyi wa Kigali rwagati muri quartier Matawusi umanukira
kwa Makuza no ku musigiti wagera kuri station ya SP idasakaye ugatambika ibumoso usa nkugana kuri Hotel Gloria ureba ku rundi rwa ruguru uhita ubona icyapa kiguha ikaze muri Kenkayeri Gold Services Limited kwa Engineer Simewo. Muhamagare kuri 0788 muri kukibona icyapa 0788 30 27 57 0788 30 27 57 aho muri Kenkayeri Gold Services Limited ikizwi igikoresho cyose gikenewe mu bwubatsi wavuga na buro ikenewe ano maburo bakoresha bari gufunga ibirahuri buri kimwe cyose kandi bya original. Turacyari kumwe na Airtel kanda kanyenyeri 255 urwego niba ushaka kugira ngo ubone internet iri ku muvuduko hejuru ni muri Airtel Top Milk amata meza cyane ari ku giciro cy'isoko arimo intungamubiri zigiye zitandukanye. Entreprise urwibutso Nyirangarama kuri YouTube channel na muri kubona reba kabanga bari gushyira ku nyama kweri ku buryo ibintu bimeze neza cyane. Nabo turi kumwe na Entreprise urwibutso Nyirangarama kwa bwa Nasina Gerard rero bana babatoto b'abakobwa beza cyane b'abazungu ko nabo bari kureba akabanga. So ubwo kuri YouTube channel Magnifique we aba yabidukoreho neza cyane reba ko karusho kuri YouTube channel kameze neza cyane. Turacyari kumwe kandi na The Heritage of Life Company Limited, company ihuza abakozi n'abakoresha. Wowe nimba ushaka akazi ko gukora muri hotel, muri alimentation, kuri station za essence, nimba ushaka akazi kajyanye no gukora ubuzamu, abashaka akazi k'ubusekirite bwa kinyamwuga, na handi ushobora kujya hatari muri The Heritage of Life Company Limited honyine. Ubwo rero bahamagaye kuri 07 98 97 87 08 07 98 08 cyangwa se 07 98 87 kuri tubicano. Ati uwo mukecuru aratubabaje, ati turamureba turamufasha kandi mu bushobozi dufite, ati ni Valence hano Indera Bisonga Christophe. Ati se tonto kuki mukecuru yari yahisemo kuba ari we aho iyi mitungo uyu imwana we kandi mukecuru ngo kuki wahisemo ko inuza ira mitungo yawe yandikwa ku mwana? Sinabikubwiye impamvu se, sinakubwiye ko nabimuhaye mwibohoza mvuga ngo nayifate nyine nayo batayitwara ko inzu nabagamo bari barayibayemo barayibohoje. Narayimuhaye naramutumyeho ngo nafate ni iyo sambu be kuyibohoza kuko inzu nabagamo bari barayibohoje ayibohoje mfunguye. Yego nukuvuga ngo Dorosera Nyirabagane Dorosera waramukundaga cyane. Nukuvuga ngo noneho nafate iyo sambu aho kugira bakomeze bayitware aba yiyandikishijeho avuga ko ari yatavuga ko ari yandi yiyandikishaho gutyo. Nyuma mfunguwe nza kubivuga warambwira ati nta kibazo yewe se uyinyandikishije wonyine wa mugani batazarabukwa ngo wabona ko nayikurye. Ariko ni bande batwaraga iyo mitungo yawe? Imitungo nakubwiye ko nari muri gereza niba ari abacika cumu nyine bayibohozaga se cyangwa niba ari leta sinzi, ariko bavaga hanze barazaga. Niba ufite amasamba 2 egera mikoro, niba ufite amasamba 2 bagatwara gusaranganya habagaye habagiye habaho isaranganya ry'ubutaka. Ni isaranganya ry'ubutaka isambu yagiyeho. None se nayo mwanditseho ko afite barumunabe ntibamusinyira. Barumunabe hari ubwo bayimusinyiye ariko iyo nzu y'igahanga namuhaye baramusinyiye. Reka dufungure imirongo yacu ya telefone turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro saa 3:46 hano Kigali kuri 0794 niyo nimero ya hano muri studio za Fine FM, kuri WhatsApp cyangwa se kuri YouTube channel uni kuri Fine TV Rwanda,
Fan TV Rwanda. Ubutumwa bwa Nitegeka Fiston nabonye, Elia Nsengiyumva nabonye ubutumwa bwawe, uwitwa Segumuremye Mukeshimana Celestin nabonye, bisa Christophe ubutumwa bwawe nabonye, Tuyisenge Erize nabonye ubutumwa bwawe, Mukundwa Samson nabonye ubutumwa bwawe, Tuyisenge Ezekiel kuri YouTube channel nabonye ubutumwa bwawe, Christophe Musabyimana Zarias nabonye ubutumwa bwawe kuri YouTube channel. Jean Baptiste Twagirimana kuri YouTube channel na ubutumwa nabonye. Amlani Magana 50 nabonye ubutumwa bwawe rwose. Assalamu alaikum. Dr. Edward Ngirente Samantha ni Samantha Edward ni Edward niko yise kuri YouTube channel. Mbara Bukeye 6 bell ubutumwa bwawe nabonye kuri YouTube channel. Habana Nishaka Sefas ubutumwa bwawe nabonye kuri YouTube channel. Emerine ubutumwa bwawe nabonye ati umukobwa ubabaza uyu mukecuru wamubyaye ataha. Niyo Muremyi Ananias nabonye ubutumwa kuri YouTube channel. Uyu nguyu yitwa nde Marco nabonye ubutumwa bwawe uri Gasonze. Niyo Nsenga Innocent nabonye ubutumwa bwawe kuri YouTube channel. Ubutumwa buri kuri YouTube channel ni bwinshi cyane. Reka tugaruka no muri studio za Fine FM. Turacyafite umukecuru witwa Nyirabarera Ansira uvuga yuko umwana we witwa Nyirabagande Dorosera uzwi mu Runana nguko yamutwariye imitungo yiwe iherereye hariya mu karere ka Bugesera, ni mu mudugudu wa Kabeza, akagari ka Kanzenze, mu murenge wa Ntarama. None uyu mubyeyi ati nicaye ku mukwe mu murenge wa Rugarikaho mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo, nabuze aho kuba kubera ko imitungo yose umwana wanjye yarayinwa. Yagiye ku rwego rw'umuvunyi, dosiye ifitwe na Aimable muri Haguruka yagiyeyo, bamugiye inama ati wibereye kuri uwo mukwe wawe. None umukecuru ati ngewe sinshaka kuzahena mu bakwe. Niko arya mubyita mukecuru? Yego. Ngo mubyita ngo ki? Tubyita gusazira mu kirambi cy'umukwe. Gusazira mu kirambi cy'umukwe. Gatazajya hariya akora. So none rero ubuyobozi bw'umurenge wa Ntarama ku munsi waje bumvishe ko twamagamye ngo nshike kurwa umurenge wa Ntarama, atubwira ko ari ku nama gato kuri Webex na Mbeya w'akarere ka Bugesera bwa na Richard Mutabazi. Ubwo rero icyemezo twafashe nuko uyu mukecuru turi gukora ishoboka byose tukabukora ubukangurambaga kugira ngo turebe nkuko yifuza ati ngewe rwose bana banjye. Ariko ubundi mu muco nyarwanda kuba ku mukwe ntabwo byemewe. Ntabwo byemewe. Gute se? None se biteze ikihe kibazo? Kirahari kinini cyane. Urugero nka kera. Ntimwana aramukanyaga. Egera mikoro. Kera? Nka kera mu muco wa kera. Ntabwo mwana aramukanyaga, mwahanaga inkoni. None buno rero ubu arajya ku meza agafata isahani agafata ikiyiko, nanjye nkicara hariya nkafata isahani nkafata ikiyiko. Ese ubwo urumva ari byo? Ntabwo byemewe ubundi. Biranazira, ngewe ahari naraziruye. Nibizira umukwe ni ikintu gitinyitse. Nyirabagande Dorosera kugejeje ku mukwe. Angera yankoresheje amahano mwana wa. Ankoresheje amahano mabi. Ese nk'ubu ndajya muri wese agasanga nicayemo. Ese nanjye niba ngiye ndasanga yicayemo. Ibyo ni ibintu koko mwana wa. Ntabwo bikwiriye. Ntabwo bikwiriye pe. Ariko nta kibazo. Abakomeje kudusaba nimero za mukecuru kugira ngo afashwe, Magnifique kuri YouTube channel zigaruremo neza cyane ko harimo umubare utari kuzamo neza. 0780 ni abaduteze amatwi ni 0780 87 23 0780 87 23 0788 08 08
7 2 2 8. Iyo nimero ibore mu mazina yiwe Nyirabarera Ansira. Turebe uburyo mugani yava ku mukwe. Abavuye ku mukwe noneho muri iki cyumweru tuvuga n'ubuyobozi bw'umurenge wa Ntarama ku kibazo cyawe, turebe ngo waba hehe byagenda gute, kuko niba yaragurishije byo ahubwo turavuga n'inzego z'ubuyobozi bashaka ahantu waba bo bajya bagukodeshereza. Ariko uhabwa iriya nkunga ntayo se sinari kubuhare z'abakecuru nari kwikotiye. Wari uri kwikotiye gute? Kuko ari we wamfashaga nyine none bajya bavuga ngo ufite umufasha. Ni ukuvuga ngo wumvaga ko Dorosera azagusajisha nk'umubyeyi bavuga ati nta kibazo nta mpamvu. Ntago nigeze mbifata. Yego. Urakoze cyane. Ubwo na mituwele niwe wayindihiraga. None yarayihagaritse. Fine family. Mwaramutse neza. Imana yagasa mwebwe magana. Yego Samu. Umuntu atubabaje pe. Nyine mukanda kanyenyeri, mumukandira kanyenyeri. Fine family. Tonto waramutse. Mwaramutse neza. Uwo mukecuru rwose yararenganye iriyo tsenga mu karere ka Bugesera no kujya tukamufasha. Oya mwagombye ko mwabirangije. Nyeka ariko mukecuru zana telefone yawe turebe noneho aho bageze bagufasha. Tiye kubikora. Oya mukanda kanyenyeri. Reka turebe. Mukecuru ufite andi mafaranga? Ufite andi mafaranga? Oya. Ntayo? Nta. Mayifi 75,000. Ndebera message ya nyuma. Amaze kuba 75,000 kuri mobile money yawe. Ariko ndashaka kujya tuvuye muri studio wenda bibaye ijana kugira ngo agenda kodeshe nibyo Mayifi. Niba 75,000 maze kugera kuri mobile money yawe. So mugerageze kugira ngo turebe uburyo nibura avana muri studio nibura 100,000 bibonetse. Mukecuru aya mafaranga tubyumvikane. Umbabarire nugenda. Nkuko twabyumvikanye nk'umuntu mukuru. Ugende ushaka uburyo ukodesha inzu hafi y'umukwe. Ariko kawe rwose ubundi ubutuje kandi inzoga. Utaza nuyanywera inzoga kandi ndi umwisilamu ntabwo inzoga ugenywera ka cyayi gusa utuje n'ubundi nicyo ntabwo inzoga n'ukuri n'undi wese yakumbwira. Yego nimero narayinywaga ariko kuva mbaye umwisilamu yego uzazireka inzoga ntabwo ari nziza uranisazi ugenywera ka cyayi. Oya iyo inzoga ureba ububabare mfite mba nkiriho. Ntabwo wagombye kuba ukiriho hagati aho ngaho rero. Tujya gufungura imirongo yacu ya telefone kuri 0795 Fine family. Hello. Ni mwaramutse neza. Tonto. Yego. Ubu tugiye kujya tuba abasitari tukamenywa n'isi yose ikakureba ababyeyi bacu twirwa duhambiranye. Ibyo byo byasayidira icyo umuntu ubwo. Ni ikibazo gikomeye. Inzego zikwiriye kumanuka zikarenganura uwo mukecuru kuko nimba wageze hose umuntu abamuhamagara akanga. Nahariye uko yakwitabye ntiyakwitabye nk'umurwayi ahubwo arwaye kuko yari yamaze kumva ikiganiro. Ibyo rero ni indwara yeze ubuyobozi bumanuka nimba ari imitungo yagurishije y'umukecuru bamanuke bagende barebe ibyo yaguzemo nawe yangaraho kugira ngo umukecuru yangare. Urakoze cyane. Kuko abafite ibyo yabibyajemo. Magnifique dukurira ya nimero nanone bakomeje kugenda bayitwaka kenshi cyane. Reka tuze turebe. Alo Fine FM. Fine FM alo. Reka nimero ya mukecuru cyangwa se Nyirabarera Ansila turamutse mufitana muri studio. Nimero ye ni 07 80 87 23 28 niyo ngiyo 07 80 87 2 3 2 8.
abantu bari guhamagara inimero ntabwo byemewe kuyihamagara mwimuhamagara icyo dushaka ni uko tumufasha kumuhamagara ntacyo biri mu mari gwe mukandira akanyenyeri ibindi tubivemo ibyo kumuhamagara wimuhamagara so dusigaje iminota 3 yonyine reka turebe kore amafaranga amaze kukugera ubu ngubu 78,760 so ndashaka noneho 100,000 ko nifuza ko tuvana muri studio nibonetse kugira ngo mucyacu noneho reka tugane ku musozo w'ikiganiro ni iki usabanya kwa perezida wa repubulika icyo umusaba egera mikoro icyo umusaba ni ukugira ngo ambohoreze mu isambu nzapfe ndi mu isambu yanjye niba yaranayigurishije azasubiza amafaranga yayo ngo niba yaranayigurishije azasubiza amafaranga yayo none se yayigurishije ku buryo bufututse kugira ngo njye kugwa ku gasi ni ikibazo gikomeye cyane hagatonga uwo mutungo n'uwanjye n'umugabo wanjye umutungo wese yego n'ubuye butumwa noneho abanyarwanda baguteze amatwi bagufashije mu bishoboka barakomeza kandi babikore n'ubuye butumwa yabagusunikira bandi bakanda akanyenyeri ubutumwa mbahaye ni ukubaragiza imana yo mu ijuru imana ikabaha umugisha ikabagwiriza guhora babona icyo bafashe imbabare akazi kabo ari abafite akazi ntikagacogore imbere ya nyagasani mbese imana ibahe umugisha w'urukundo urukundo bafite n'impuhwe n'imbabazi imana izazibagwiriza zibafashemo uva hano muri studio 81 byamaze kugeraho kuri mobile money yawe sibyo murakoze cyane ariko ndabyizera yuko mu minota na 15 wajya kuvana kuri radio 100 babyaje nimero yiwe rero ni 0787 23 mureka dufashe uyu mubyeyi icyifuzo kiwe abanze nibarabona aho kuba wamuganiwe ave ku mukwe sibyo mcyacu murakoze cyane ibyo nibyo nshimiye mbakomeye amashyi bahaye impundu bana banjye urakoze cyane natwe turagushimiye cyane kandi witaka gukomeza ufite imyaka 80 ningahe 89 so njyewe ngamye ku musozo rero njyewe reka mbabwira ngo salam shalom nyagasani abarinde tuzasubira ku munsi w'ejo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mwese abanyarwanda mwese manuduteze amatwi ndabashimiye cyane kandi buri wese wagize umutima utabara buri wese ndamushimiye cyane muri abantu babagabo cyane abadukurikiye kuri YouTube channel yacu Fine TV Rwanda twe turi kumwe n'umubyeyi witwa Nyirabarera Ansira uvuga yuko umwana we witwa Nyirabagande Dorosera uzwi mu runana yuko yafashe imitungo ye akayigurisha none umubyeyi akaba agira ati ngiye ubu ngubu ndi ruhande rw'umukwe none mwamfasha rwose ngare uburyo nava iruhande rw'umukwe wanjye mucyacu imana ikurinde kandi guhezagera uragira muri Kamonyi gute kushaje uragera yuti murongera mumpamagarira umwana wanzanye yonye umwana wakuzanye yego ndamuhamagara ntugire ikibazo so reka mbashimire cyane mbabwire ngo salam shalom nyagasani abarinde mu kanya gato mu rukiko rw'ubujurire hano kuri Fine FM Sam Kalenzi arogeza muri studio muramira Regis ari muri studio Jado Dukuze amazimisa ariko we nawe arahari ndetse na Eme nawe arabahari neza gatanu uko kande reka mbabwire ngo salam shalom nyagasani abarinde kuri tubicano nabashimiye cyane twabanye neza muri abantu babagabo cyane ndetse buri umwe wese ndamushimiye cyane umuterankunga mukuru wacu ni Airtel Rwanda reka mbajyanze gutya bro magitatu cyanjye nta bintu byinshi gesha si man shira ariko uguzi ko nakibariye ukwezi ko ku buhanga n'ubushobozi bw'abantu mu kubaka buri gihe iyo ubonye ibikorwa remezo byiza byubakwa hirya no hino nk'imihanda amateme inzu nziza bigusunikira gutekereza ku buhanga n'ubushobozi bw'abantu mu kubaka ibigezweho reka nkubwire abandi bantu babigiramo uruhare rukomeye Kenkayeri Good Services Limited kwa Engineer Simeo Ubutaliyani ntabwo bukiri kure kuko ibikoresho by'ubwubatsi bya original bikorerwa mu Butaliyani Kenkayeri Good Services Limited kwa Engineer Simeo ijya kubiza nayo ikabishyira hano i Kigali barakubeshya niba bakubwira ko ibikoresho byiza by'ubwubatsi iby'ububaji
iby'amashanyarazi cyangwa se iby'amazi byabuze. Oya,